Yes guys, aha hantu ntabwo ari byiza ko uza ugafata imyanda yawe uvanye muri site yawe ngo uze ufate dustbin ugire gute. Ibi bintu ntabwo ari byo pe. Mu isi tugezemo ya tekinoloji ntabwo ari byo. Ese ubu ngubu hano kuko ari dustbin birimo indwara nyinshi, rero reka nkwereke ikintu tugiye gukora uyu munsi. Icyo tugiye gukora rero turaza kwifashisha amasensa kugira ngo nuzajya ugeza imyanda yawe ahangaha ihite bikwemerera kugira gute yifungure, hanyuma ushyiremo ya myanda udakozeho. Urabona ko nanjye byansabye kwambara ga. Hano rero mfite ibikoresho bitandukanye kugira ngo utembereze urebe. Ndaza kubifashwamo n'ibi bikoresho biri hano bitandukanye, harimo Arduino Mega, kugira ngo turayizi. This is Arduino Mega. This is ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor niyo turi bukoreshe. Hanyuma hano mfite battery holder iraza kudufasha nayo. Then dufite cable ya Arduino, dufite board, dufite servo motor. Iyi servo motor nayo iraza kudufasha. Hanyuma tukagira jumpers wire. Twinjiye rero mu cyo twita programming ya nyayo. Ahangaha biraza kutwifashisha programming kugira ngo tuze gukora kano kantu kabe automatic, hanyuma ujye uzana umwanda ushyiremo. Tugende rero, nuko ngo uri kubona ko hano mfite code yanjye, ndaza kwibaha muri description, hanyuma uraza ukaverifya ukareba ko ari nzima. Hanyuma ikintu ngiye kubereka ukuntu duconnecta kuri Arduino. Ndaza mfate Arduino, urabona ko ya servo motor yanjye iradekara hano hejuru. Ndaza mfate ya Arduino yanjye, urabona ko iri kuri 7 kuri Arduino. Izi ni pini zo kuri Arduino, ngira ngo muri kubireba. Ino Arduino rero ifite za pini zanjye, dore ngizi aha kuri digital tumaze kuhamenyera. Dukoresha hano nakoresheje kuri ultrasonic irajya kuri 7 na 6. Ultrasonic ngiyi ni ukuvuga ngo icyo tuze gukora ni iki. Ndaza mfate ya ultrasonic yanjye kuri trigger iraza guhura na Arduino, hanyuma kuri VCC kireho umutuku yose, hanyuma mfate wa green female to male kire kuri ground, hanyuma nze mfate n'urundi rusinga rwanjye rwa yellow, not yellow, black, not. This is all female and male. Nuko ngo bisaba ko ugomba gukoresha jumper ya male to female. Reka nkoresha uyu mweru nta kibazo kuko n'uwe nakoresheje. Ndanze ngushyire kuri trigger, hanyuma trigger izi nsinga ebyiri z'umweru ndaza kuzishyira kuri Arduino yanjye nk'uko biri hariya muri code uri kubireba, za pin ground na VCC. Ikintu ngiye gukora rero, ndaza kuri ya dustbin yanjye, uri kubona kugira ngo nzajye nyegura inze nshyireho ya ultrasonic yanjye ahangaha. Ushobora kuza wenda ukayifixingaho nk'umutekinisiye. Ushobora gukoresha glue, ushobora gukoresha ikindi kintu. Hano iba ifite umwenge, ushobora kuza ukayifixingaho kugira ngo itazavaho like this. Hano mfite dustbin nziza cyane. Yes guys, ukadukata, ongera ukaza ukayifixingaho neza, insinga zitavamo like this. Ukareba ese ifungukira he. Igomba gufungukira imbere, ukaba ariho ushyira ya kwa kuntu uri kuyifixinga like this. Then ukazikata
ya ultrasonic yawe urabona ko imaze kujyaho. Beta ko uyishyiraho neza kugira ngo nawe ube ureba ko bimeze neza kandi bisa neza. Aha, urabona ko tumaze gushyiraho ya ultrasonic yawe. Ushobora kuza ukavuga ati wenda Arduino yanjye ndayizana ahangaha, ni urugero, ariko reka tubanze tubikorere muri box yanjye mfite ahangaha kugira ngo bitaza kuba bisa nabi. Aza nshyiremo ya board. Ikindi kintu nkeneye gufixingamo ni Arduino yanjye like this. Hanyuma ikindi ndi bushyiremo ni ino power yanjye. Iyi power rero igomba kujyamo amabuye. Aya mabuye ugomba kuba ufite supply. Hanyuma ndaje nshyireho ikintu ufata, uraza ufate ino ground uyizane kuri ground ya Arduino yawe. Dore ngiyi negative, this is positive. Positive uyishyira kuri V in, then negative ukayishyira ku cyo twita ground kugira ngo tuze gusupplyinga ya Arduino yacu. Urabona ko umuriro nshobora kuba nkushyize, uza kuwushyiraho Arduino yanjye iraka. Then inze njye kuri ya servo motor yanjye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bize kuba bifungura neza ngomba kuyifatishaho muri ubu buryo. Kuyifatishaho muri ubu buryo nabwo nshobora kwifashisha urusinga cyangwa indi. Ushobora gukoresha nawe ikindi kintu ushobora kubona, nta kibazo, upfa kuba uyifixingaho neza kugira ngo izafate. Then ukayifixingaho ku buryo wumva ko ifashe nawe kuri idashobora kuvamo. Guys, tubafitiye innovation nyinshi cyane. Ushobora gukanda hasi kuri subscribe ukajya udukurikira kugira ngo tuzajye tukugezaho n'ibindi bintu bijyanye na tekinoloji muri rusange, kuko dufite akazi kenshi. Then ahangaha ushobora kuza ukagafungira hariya bitewe naho ya box yawe iri. Hanyuma hano ushobora kuza ugashyiramo ya support yawe imeze gutya kugira ngo niza kuzamuka ze kugufungurira ya cover yawe. Ariko uri kubona ahantu nafatiye, hano hantu nafatiye ko itaza kubikora neza. Ushobora kuza ukayigiza haruguru kugira ngo ize kubasha gufunga inafungure. Iyi tuyita smart dustbin guys, smart dustbin, kugira ngo watahuye ikintu turi gukora icyo twita smart dustbin. Smart dustbin yacu. Kanda subscribe dukomeze n'izindi video mu kanya rwose, mu kandi kanya gatoya, ko urabona ibintu dukora. no kuduhamagara kuri izo nimero uri kusanga muri description, na code nazishyizemo muraza kuzisangamo abazareba iyi video cyangwa abayikeneye. no kuduhamagara tukabigukorera kugira ngo abantu batazajya birirwa bakora mu mwanda muri dustbin yawe. Then ubona ko igomba gufungura, namara gufungura wowe ukajya ugashyiramo ya myanda. Then reka duhuze rero iyi circuit yacu kugira ngo bize kuba bimeze neza. Ni kwa ngo turaza dufate ya ground
tuyihuze na ground yo kuri Arduino yawe. Ukuvuga ngo uraza wenda reka tubitwarire hamwe tuvuge ngo this is ground here, n'iyi ngiyi iraza kuba ari positive, ze bishyire kuri positive. Ngira ngo murareba pin uko zimeze, then echo ajya kuri 6 and trigger to the 7 kuri 7. Ultrasonic ibirangije kujyaho. Hanyuma ikintu tugiye gushyiraho ya servo motor yacu iri budufashe gufungura. Ni ukuvuga ngo iraza, iyi red yacu ni positive, rero tuyishyireho positive. Hanyuma iyi ngiyi ya urusinga rwa brown iraza kuba ari ground, ukabicomeka witonze guys. Iraza kuba ari ground, nakoresheje board kugira ngo tuze kubihuza neza. Hanyuma uru rusinga rwa yellow cyangwa orange kaba output, iraza kuva ku 9 kuri Arduino yanjye. Ngira ngo muri code murabibona, iraza kuva ku 9 gutya. Then ikintu mbura ni iki, ndaza gufata supply yanjye nyizane ku gusupplyinga Arduino mu buryo bworoshye kandi busanzwe. Iyi ground igomba kuza igasupplyinga ya ground yacu kuri board kugira ngo tubone source. Hanyuma na ya 5, this is VCC 5, nayo ize kuza supplying. Then uku nguku bimeze rero, turabura gushyiramo supply, hanyuma tukabona umusaruro w'icyo twita smart dustbin. Nuko ngo hano mfite supply yanjye y'amabuye ya 5 rimwe n'ibice 5 kubaka. Urumva ko turaza kugira 5, turaza dushiremo ya mabuye yacu like this, then tubone gusupplyinga ya Arduino yacu. Arduino yacu rero nimara gushyiramo ibuye rya nyuma, urabona ko ihise yaka. Rero urabona nta kintu, turatestinga turebe ese code yanjye irimo cyangwa nta kirimo. Uraza ugacekinga neza nimba connection zawe arizo. Ugomba kuza ukwegereza hano, hanyuma ikagira gute, igafungura. Tumaze gusupplyinga Arduino yacu rero nta kindi, turaza ku mashini yacu twaplodinge ya code yacu. Then dustbin yawe irangiye neza, ushobora kuza ukareba icyo twita imyanda yose ushobora gushyira muri dustbin, ukaza ya bintu byo gukozaho intoki bikaba byarangiye, ukegerezaho ugafunga, nyine ugashyiramo za myanda yawe. Again, urabona ko ni ibintu bigaragarira buri muntu wese. Thank you very much.